ukivyubona iki gihe gito iravuga iti zo gukomeza amarira nabonye atahoza nagahinda nabonye atamara nagikomere ugenzuragana mw'ijuru ugitumira Yesu aza kuyobora amahoro ujyemo simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo wambereye inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'ifura. Urabona urukundo mu minsi ya mbere biba ari byiza nko mu gihe cy'izuba. Icyo gihe nibwo utekereza ko ibintu byose bimeze neza, ntawe uba utekereza ko byarangira. Ariko iyo bigenze nawe ubukonje bukaza, ukenera umuntu wahungiraho. Nuguma wenyine uzongera ukonje. Ariko ukwiye kumenya ko igihe haje ubukonje bwinshi ntabwo uri wenyine, nzayengesha urubura. Wambereye inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'ifura. Ngukundira yuko unyumva mbere yuko ngusaba, usubiriza mu gihe niteze igisubizo. Ugenzuragana mw'ijuru ugitumira Yesu aza kuyobora amahoro ujyemo wamuze mfite byanararutse wambonye bw'iki Kristo ukaza kwisuka ugenzuragana mw'ijuru ugitumira Yesu aza kuyobora amahoro ujyemo cyakora mwamumaye kure iyumba hafi mwamuhobe nkaguha imisaya itabarika ariko ntacyo uzajya. Cyakora mwamumaye kure iyumba hafi mwamuhobe nkaguha imisaya itabarika ariko ntacyo uzajya. Reka kurira ahubwo ahumura kuko ivyubona iki gihe gito iravuga iti zo gukomeza. Reka kurira ahubwo ahumura kuko ivyubona iki gihe gito iravuga iti zo gukomeza. Yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati ninjye waremye iyi isi n'ibyuzuyemo byose, nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi ndiremera umuntu namuremye mukunze urutisha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye, ariko kubwo kwifuza kw'amaso ye arangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera. Ureba urukundo rukomeye cyane wahawe n'Imana ihoraho, bahinduwe abana
ngusaba usubiriza mu gihe niteze igisubizo nzajya niyambaza uhoraho mu gitondo uko mbyutse ni dawe nyir'ubuntu ngushimiye nzajya niyambaza uhoraho mu gitondo uko mbyutse ni dawe nyir'ubuntu ngushimiye wambereye inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'imfura nzajya niyambaza uhoraho mu gitondo uko mbyutse ni dawe nyir'ubuntu ngushimiye ngukundira yuko unyumva mbere yuko ngusaba usubiriza mu gihe niteze igisubizo ureba urukundo rukomeye cyane wahawe n'Imana ihoraho bahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye iyo ntekereje yewe Yesu we ibyo unkorera birandenga wowe wankuye mu isayo y'umwijima nk'imana we yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati ninjye waremye iyi isi n'ibyuzuyemo byose nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi ndiremera umuntu namuremye mukunze urutisha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye ariko kubwo kwifuza kw'amaso ye arangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo reka kurira ahubwo ahumura kuko ibyo ubona iki gihe gito iravuga iti zo gukomeza wankunze mfite ibyanararutse wambonye bw'iki Kristo ukaza kwisuka ugenzuragana mu ijuru ujye utumira Yesu aza kuyobora amahoro ujye cyakora mwamumaye kure iyumba hafi mbamuhobeye nkaguha imisaya itabarika ariko ntacyo uzajya amarira nabonye atahoza n'agahinda nabonye atamara ntagikomere turi hasi barishima bagakora uko bashoboye gutazazamuka atariko imbere y'Imana burya inzira karengane ziba zifite imbaraga